Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Amasomo y'icyumweru cya kane cy'igisibo umwaka B. Amasomo tuzirikana uyu munsi aradufasha kuzirikana ku mpuhwe z'Imana, ku rukundo rw'Imana rurenze imivumero n'imivugire. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'amateka, umutwe wa 36 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 16. Mu isomo rya mbere turabona ukuntu ku ngoma y'umwami Sedekiya abakuru b'abaherezabitambo n'abatware ba rubanda barushagaho gucumura, bakurikiza imihango yose mibi y'abanyamahanga, ndetse bandavuza ingoro y'Uhoraho yari yaratagatifuje i Yerusalemu. Kubera ibyo Imana nk'umubyeyi wacu ntago yabaretse, yabatumyeho intumwa zayo. Abitewe n'imbabazi yari afitiye umuryango wayo we n'ingoro ye bwite, nyamara bo ntibakira ubutumwa, bafata za ntumwa z'Imana barazikubita, barazisuzugura, bakanaziseka, kugeza n'aho Uhoraho yarakariye umuryango wayo. Imana ni inyampuhwe, ariko hari ibyo dukora bikayirenga. Burya gusuzugura umuntu uri gushaka kurokora ubuzima bwawe aba ari ubwigomeke burenze. Burya umwana nyagucibwa niwe wihitiramo urumukwiye. Bene uwo mwana iyo umubyeyi amubwiye ati nyamuna waretse ubuhemu ugakurikira inzira nziza, aravuga ati ndigenga, nimundeke. Natwe ni kenshi dutega amatwi abadushora mu byaha kurusha abadufasha kwakira Yesu no kumukurikira. Twisuzume turebe buryo ki twakira abahanuzi muri iki gihe cya none. Turebe niba tudashinga ijosi tugahitamo abadushora mu mwijima. Gusa rero naho twe twabaye indahemuka, Imana yo ntijya yivuguruza ku mugambi wayo. Niyo mpamvu nubwo umuryango wayo wari washinze izosi ukanga kumva, yagize itya yihishurira muri uriya witwa Siriyusi, akamutegeka kongera kumwubakira ingoro i Yerusalemu. Bavandimwe, birashoboka ko ingoro z'Uhoraho ari yo mitima yacu yahindutse amatongo cyangwa se inzu z'ubucuruzi nk'uko twabibonye ibushize. Yesu aradusuye ku iki cyumweru ngo atwubake, asa n'iyo mitima ikomeretse, asenye kandi ahirike ingeso mbi zitubuza umubano wacu n'Imana. Bavandimwe, nicyo cyamuzanye kubera urukundo adukunda. Turabibona mu isomo rya kabiri ryo mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyafezi, umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 10, aho agira ati kubera urukundo rwinshi yakunze, kubera urukundo rwinshi yadukunze, nubwo twari twarapfuye tuzize ibyaha byacu bwose, yadushubije ubugingo hamwe na Kristo. Bavandimwe, Yezu uyu munsi aje kudusubiza ubugingo. Yezu aje kutwegura hahandi tuba twarambaraye. Bavandimwe, dusenge kugira ngo impuhwe z'Imana zitwururukiremo, zije kudukiza. Tumwemerere yomora imitima yacu, tumwemerere yomore imitima yacu ihagaze, ihangaritse. Aje kuyisubiza ubuzima, aje kuyisubiza urukundo, kugira ngo umutima wawe uhure na Yezu. Mufungurire yinjire. Yesu ni urumuri, Yesu ni umukiza.
nk'uko tugiye kubyumva rero mu ivanjiri ya mutagatifu Yohani umutwe wa 3 umurongo wa 14 kugeza ku 21, aho Yohani aduhamagarira kurangamira umusaraba nk'uko Musa yamanitse inzoka mu butayu, n'umwana w'umuntu agomba kumanikwa kugira ngo umwemera wese agire ubugingo bw'iteka. Turangamire umusaraba kandi tuwakire. Kurangamira biroroha kuko twumva byose twabihirikira kuri Yesu akaba ari we ubyikorera, ariko gutera intambwe imwe twemera kwakira imisaraba yacu biratugora. Umusaraba ni ngombwa mu buzima nk'uko Bikira Mariya bitubwiye ikibeho ati umwana wa Mariya ntatana n'imibabaro. Koko umusaraba unadufasha gukunda uwuhetseho. Iyo turi mu bibazo twumva biturenze, tukumva ko Yesu yadutereranye cyangwa yadusize turi twenyine, ariko tukibagirwa ko muri ibyo byose Yesu aba ari kumwe natwe. Ntago igihe Simoni yakiraga Yesu umusaraba yikoreye uburemere bwose Yesu yari afite. Simoni yatwaye umusaraba, ariko imigera, inkoni, ibyaha byacu ntago byabujije gukomeza gushimangira Yesu. Niyo mpamvu uburemere bw'imisaraba yacu ari nka 1/10 ugereranyije n'uburemere busigaye Yesu aba adutwaje. Kuri iki cyumweru rero tumwakire kandi twakire urumuri rwe. Yaje ari urumuri rumurikira umuntu wese uje muri iyi si, kugira ngo umwemera wese adacibwa ahubwo agire ubugingo buhoraho iteka. Bavandimwe rero, nitwemere kuyoborwa n'inkuru nziza, twemere kuguma mu rukundo rwe, twe kuba abana nyagucibwa bemera kwibera mu mwijima. Hari n'abahunga pe kugira ngo urumuri rutabamurikira bakavaho ibikorwa byabo bigaragara, ariko abayoborwa n'urumuri rwa Kristo ajya ahagaragara, ahabona, agira ngo agaragaze ko ibyo akora biba bikorewe Imana. Nuko rero bavandimwe, nitwumva ijwi rye twoye kunangira imitima yacu, nitwakire urumuri rwa Kristo wadupfiriye akazuka. Komeje kubifuriza igisibo cyiza, gukomeza gukora ibyo twiyemeje mu ntangiriro z'igisibo, dusenga, twigomwa kandi twibabaza. Kristo Yesu akuzwe. Mukomeze kugira icyumweru cyiza kandi duharanire kwakira ingabire zose Yesu ari gutanga muri iki gisibo, ndetse no mu mayobera matagatifu ya Pasika, mu munsi mukuru turi kwitegura twese. Duharanire kuzukana nawe, kumukunda ndetse no kumukundisha abandi. Murakoze, mugire icyumweru cyiza.